reka nifurize ibihe byiza cyane abakunzi mwese ba channel yacu. Uyu munsi ngiye kubatembereza icyanya cy'ubukerarugendo cya Nyandungu. Hari ibiti bitandukanye iby'imiti, amoko y'ibiti utasanga ahandi haba muri Afurika. Harimo restaurant, harimo amagare ku buryo iyo ushaka kuba watembera n'igare. Ku munyarwanda mbibutse yuko kugira ngo ubashe gutembera kino cyanya wishyura amafaranga 1500. Kano kazi mureba imbere naho bishyurira. Reka ngende ngereyo bishyure ndebe uko bigenda. Murabibona rero ubu ngubu tumaze kwishyura. Iyo carte naberekaga iriho ibiciro. Abo muri EAC uko umwana kuva ku myaka 0 ubwo kuva kivuka kugeza ku myaka 5 ari ubuntu, no kuva ku myaka 6 kugeza kuri 16 umwana mukorera discount. Iki gitero mureba Dombeya Torida mu kinyarwanda cyitwa umukore. Umukore uri muri family name z'ibiti byitwa Sapinda Sege. Izere yuko ariko bakita. Nibutse ko hanga turi ni Nyandungu Urban Wetland Eco Tourism Park. Reka mbereke icyo giti bita umukore. Yego. Iki ngiki mubonye. Icyo giti ngewe mpereho bwa mbere nyinjira. Turacyakomeje ko mureba abantu bazana. Iyo ufite igare ryawe ushaka kurizana. Iyo udafite igare ryawe urarikodesha ngaba hari ni 7,000. Mbo ikirere ni igiti mu rurimi rw'ikinyarwanda cyitwa ikigazi. Ego murabibona iki gitero nicyo cyitwa ikigazi kiri mu biti amoko y'ibiti yihariye aboneka mu Rwanda. Turacyakomeza murabibona ko aho bashyira imyanda yibura n'itabura barahateganyije. Mbo hano ibumoso naho murahabona ni ibyatsi ni ibiti bifite amazina, ariko ndabona ibyapa byinshi barabishyize ahangaha iburyo. Iki giti cyitwa umuko cyangwa se umurinzi. Kimwe mu biti umuntu abona yakinjira muri no parke ya Nyandungu. Iherereye mu karere ka Gasabo, urebye ni ku muhanda aho bita kuri 12. Ni ku muhanda umwe werekeza Kimironko uzamuka, undi umuntu yavuga yuko werekeza i Kabuga. Iki giti cyo tugezeho cyitwa umukindo. Umukindo benshi murawuzi. Ni bimwe mu biti biboneka hano muri Eco Park. Turacyakomeza mukanya turabereka n'ibindi biri imbere. Aha murahabona n'utuyira tubiri dushamikiye kuri kaganda twari turiho, handitseho umudobori Rene. Reka twinjiremo imbere turebe uko biba byifashe. Mwibutsa yuko hanga hateganyijwe ntabwo byemeye kujugunya ikintu hasi. No kuvuga ngo urabifata ukabishyira no muri poubelle aho zateganyijwe. Murabona harimo n'amatara. Yes, ni itara riri mu giti. Byumvikana ko yari ku mugoroba basa neza cyane. Aka kayira murabona hari senyenge. Nuko ngo haba harimo n'abasekirite harizewe cyane. Ngeze kubabwira restaurant. Hariya mureba hakurya ni restaurant. Reka dukomeze muri aka kayira turebe ahantu katugeza. Hari akayaga keza. Umunsi mwiza no munsi w'izuba. Ya, kandi murabona hari green. Ni icyatsi cyane. Mbo kariya kayira ko ku ruhande k'ibumoso nari mfashe. Murabona harimo umuntu utwaye igare. Nakuba umuntu nifashe akayira k'abanyamagare. Akanako nusubira neza hari ku cyapa nari imberetse. Biragaragara yuko hariho uturenge, hariho naho igare. Ngo nari nciye igare. Uriya munyegare ambwira ati ibyiza waca haya niho hari akayira k'abanyamaguru. Ngo namwe ni muzi ubutaha muzabimenya. Aha rero murahabona hari intebe. Iriya ni ya restaurant. Aha ndi ni igice cy'inyuma yaho. Ndacyari kugenda muri twatuyira kugira ngo turebe ikintu kiba kiriyo. Nari nyirimo gukomeza muri ka kayira k'abanyamaguru. Iyi ni intebe. No kuvuga ngo urimo kugenda ukumva urarushye wakwicarira. Ndacyari muri ka kayira. No kuvuga ngo harimo akantu kenda kumera nk'agakorosi. Ikintu ahangaha ndimo ndumva cyane n'amajwi y'inyoni. Haracecetse cyane. Ikindi hari inyoni nyinshi. Aha rero ndacyakomeza.
akayira rero k'abanyamaguru nari nafashe kari kangejeje hariya ni mu mahuriro y'imihanda, hariya mureba imbere harimo umuhanda ukomeza, ariko njye mpisemo gukomeza muri iki gice kugira ngo turebe ahantu hagenewe amazi. Ikindi ni uko ahangaha byiza urasoma, kuko nkumpuye n'abantu batwaye amagare nabo bayobeye mu nzira y'abanyamaguru, ariko barabayobora kugira ngo ugenda usoma utwapa duhari tukwereka icyerekezo. Aha dukomereje nahinduye akayira, hagiye harimo utuyira twinshi cyane, bimwe byapa biharanga. Njye mfashe akayira kanjyana ahantu hari amazi, hagiye harimo ibidendezi by'amazi, inyoni, aho kwicara. Ikindi ugenda uhura n'abantu bari muri siporo birukanka, barimo kugenda n'amaguru barambura amaguru, imiryango iri kumwe. Mbese hari barimo abasekirite, murabibona imbere harimo abakozi bakora isuku cyangwa se igenzura. Ahantu rero h'amazi murabona ndimo ndahegera. Ikidendezi cy'amazi mu kanya turacyegera neza, reka tubanze turebe ikintu kiba cyanditse ku cyapa kiri hafi yacyo. Miss Kristalina Georgieva, Managing Director wa MF, niwe wateye Planted, yateye igiti hano cyitwa mu rurimi rw'ikinyarwanda cyitwa umufu. Umufu hari ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2023. Ndumva icyo giti rero gishobora kuba ari iki cy'inyuma, kuko nicyo giti cyegereye. Reka rero twegere kuri ya mazi. Hari akayira kahagera, hari abantu hakurya bicaye nabo barimo baraganira. Reka mbereke. Iki ni kimwe mu bidendezi by'amazi bihari. Ukibona ni kinini, ku ruhande hagiye hari inyoni. Reka dukomeze imbere turebe n'ikindi kintu tuhabona. Uriya w'imbere nawe ni umufotogarafe, ni ukuvuga ishaka aragufotora cyangwa se akaba yanagufata video. Cya kidendezi cy'amazi naberekaga cyitwa Pont Kivu, kuko hari nacyo ku cyapa nari nabonye hari icyitwa Pont Muhazi, ngira ngo ishaka kuba kiri imbere. Reka tugende turebe. Hepfo murabibona ni cya kidendezi cy'amazi, kirakomeza, ni kinini. Nuko kino gice utapfa kucyegera, ariko naberetse aho ushobora kumanukira. Na hari imbere none hakurya harimo hari igiti mbonye kirimo inyoni, byari by'inyoni. Ngibyo hakurya. Aha rero turimo turerekeza kuri ya Pont Muhazi. Ngende nigira imbere nyibereke. Aha rero naciye ubwo nabaye nkuzenguruka. Iyi ni ya restaurant, noneho igice cyayo cy'imbere ushobora kuza gufatira icyo kunywa n'icyo kurya. Iyi niyo restaurant yo muri iki cyanya. Tukaba tugiye kumanukaho gatoya. Urabona abantu baba bicariye, barimo baraganira, ni famiye, ni amakouple, ni ababyeyi n'abana. Iyo ukomeje imbere urabona ibikurikiraho. Hari inzira y'abanyamaguru, hari inzira y'amagare. Ya Pont Muhazi iri imbere. Reka nze nkomeze nyibereke nayo. Ibi byose nibyo usanga inyuma. Hari ubwiherero, hari na parikingi imbere. Iyi ngiyi niyo Pont Muhazi. Urabona amazi nayo ni menshi. Iyo uvuye kuri Pont Muhazi uhita werekeza kuri hakurya y'agahanda gaciyemo, harimo ya restaurant, harimo n'aho bateganyije abantu bicara. Umunsi hicayeyo amatsinda menshi y'abantu. Subiye inyuma kuri Pont Kivu hari inyoni iri ku ruhande, iti kiyongoyongo, nuko iri kure, ariko nitegereza neza hariya urakibona mu giti.
imwe mu nyamaswa zitakikunda kuboneka, ariko hano muri parike ya Nyandungu urayibona. Twasubiye inyuma kugira ngo mbereke bimwe mu bindi biti bihari. Iki ni igiti bita umutoyi. Okay. Cyegeranye n'igiti cyitwa umuturamugina, aricyo kiki bimwe mu biti bitakunda kuboneka cyane ahantu, babishyize hano kugira ngo abantu bajye babisura banabimenye. Iki cyo ni igiti cyitwa umurehe, nuko bagishyigikiye kugira ngo kibashe kuzamuka neza. Hari ibindi biti rero bigiye bitandukanye wabona muri ino parike ya Nyandungu. Iki giti tuvuyeho cyegeranye n'igiti cyitwa umunege, aricyo kiki. Eko turacyakomeje n'ibiti biboneka hano muri parike ya Nyandungu. Harimo iki giti bita umusebeya. Ni ibiti bitatu byegeranye, ni kimwe muri ibi ngibi. Nabibona n'abantu baba bakirimo kuza batembera n'imiryango yabo n'abana. Ikindi uko utembera muri iki kinini cya Nyandungu hagiye hacamo n'amazi, urumva yuko arimo gusuma. Icyanya cya Nyandungu kandi kigira amarembo abiri. Hari irembo twababwiye, hari n'iringiri bisa nkaho uri ku muhanda neza neza ujya Kabuga. Aho rero tugiye gusoreza ni mu muhanda. Murabona turiya natwo ni udukoresho batwita trotinette. Trotinette ushobora gufata igare hano ukarikodesha cyangwa se ugakodesha trotinette. Aka kayira rero ko ndimo ni akayira k'abanyamaguru. Hari imigano miremire cyane, hari na fresheri kandi hari aho bateganyije gushyira umwanda cyangwa se poubelle. Ibi ni ibiti by'imigano birebire cyane. Hari aho bateganyije ho kwicara. Turacyakomeje muri ka kayira k'imigano, aho hagiye harimo utudendezi duto dutoya tw'amazi, harimo amatara, n'imigano minini cyane. Ikindi nk'uko nababwiye ugenda uhura n'abasekirite baharinda. Hari rero muri iki gice cy'imigano harimo jaride bateganyije. Kana ho tuhinjire no yitwa Pops Garden. Teganye naho umuntu yakwicara mu gihe arushye. Reka tugere kuri iyo Pops Garden. Ni amarembo ya Pops Garden, nuko haba hameze. Imigano ni miremire ku buryo hejuru yaho yarafatanye, isa nkaho yafatanye ku buryo izuba ribonekamo ni rike cyane. Nta handi ho kwicara, aho gushyira imyanda.
urabona hagiye harimo amatara amurikira abantu bagenda ku mugoroba. Ndacyarimo kugenda muri ka kayira k'abanyamaguru ariko mu gice giherereyemo imigano myinshi cyane. Ndi hafi kugera ku musozo w'aho aka gace karangirira. Ubu nanjye igihe cyose ngiye kwicara nanjye ndumva nsa nk'urushye, ntabwo nigeze nicara. Nagerageje kwihuta kugira ngo mbereke igice kinini ariko ntabwo umuntu yahasoza, ni hanini cyane kandi harimo utuyira twinshi. Rero ngeze ku musozo nanasohoka njya mu zindi gahunda, hahandi narindi higanjemo imigano n'utuyira two gutembereramo ku banyamaguru. Aka rero ni akayira ko gusohokeramo, hari n'aho bateganyije niba urushye ukaba waruhuka. Aha ni usohoka hanze ugana muri wa muhanda noneho wa 12. Reka nshimire cyane abakunzi mwese ba channel yacu, nizeye ko twagiranye ibihe byiza. Aha twari turi muri parike ya Nyandungu.